zino mayira hapfiremo inkwavu nyinshi ni inkwavu n'ibyagendo ni imisambi izo ni inzoka itura ahantu ibona ibyinshi yesa aha sawa yes kaburimbo ndimo ndababona muravibura kabisa. Ikipe y'Amavubi yatsindiwe muri Afrika y'Epfo ibitego 3 nayo yinjiza 2 none kuri uyu munsi ije gukinira hano mu mujyi wa Kigali. Ese iyi match murabona ibitego 4 turi gusabwa ikipe y'igihugu Amavubi iraza kubitsinda? Nabi nahubwo ngenda shaka 5 Registade avuye Kibeho. Ushingiye kuki? Shingiye kuki hari ikipe iratsi kanaja mu guhaye. Hari ikipe iratsindira hangaha. Mubwiza ukuri bankubita ibitego 2 hirya iriye igeze Level nabanye kubita 3 uri kumva ubu tuvugana iyi kipe nahawe n'umusaza wanje mwongeraho stade uri kumva nakwikibeho ira stade avuye Kibeho buri nabo hari abajya ngo yavuye hanze ka stade yavuye Kibeho kuva Amavubi yakina kuri stade nta kipe irahatsindira ubu tuvugana yanyuzemo gatoyi kacishamo ijisho hoya hari igihe umuntu akundana n'umuntu ugasanga mwavuganye kwa kundi umwanzi ntaga abura haturuka ariko ngwiza ukuri ndashaka ibitego 4 ngeye mu kibuga. Urashaka ibitego 4? Ni ibitego 4. Ibitego 4 turi gusabwa murabona ikipe y'igihugu iri gukina. Aya ni 5 nasabwaga 3 ariko ngiye ikindi kimwe kipe iratangira yataka isoza yataka urabona biri butsindwe nande icyo shaka ni igitego wimbwira ngo utsinda ngo mwajemo ubwo mwambara abandi ngo umufana ngo umukinnyi wa Rayon ngo waper ngo asikiga icyo shaka ni itsinzi ni ikipe y'igihugu bana hakirikare wo shaka n'utsinda ndashaka amanota 3 ngewe. Uravuze ngo Amavubi ngo ntago aratsindirwa hanga ariko tubizi ku bwa Frank Triston ubu ngubu Amavubi arimo gutozwa na Jimmy Mulisa. Ni ikihe cyizere wahereza abanyarwanda uvuga yuko Jimmy Mulisa adashobora gutsindirwa hanga? Jimmy Mulisa bamubwira ko cyizere cyo gihari bangubise ibitego 2 ku busa 2 ku busa Jimmy Mulisa azabyishura bashyiramo ikindi cya gatatu twanitsinze kimwe ubu tuvugana igitego cya gatatu nago bakitsinze ngewe nge naritsinze ahubwo ari ngewe ubu tuvugana nk'abanyarwanda ndi imbere y'abafana banjye ngewe amasaha tuvugana original ahubwo nk'abanyarwanda bose bambabarire stade nyene bayisebye nta gusebya reyo kuyisebya mu buye buryo impamvu zenga abanyarwanda nibasebye abanyarwanda nibaze ku stade dushyiki ikipe yacu y'igihugu Amavubi na yacu uri kumva iyi niyo kipe y'igihugu niyo mpamvu stade twayibonye hano ikipe y'igihugu itariho stade ntitwayibona ikipe twabonye APR na Rayon Sports zuzuza iki stade Amahoro kuri iyi ncuro turitega yuko stade iri buze kuzura ku rugero rungana na kangahe kwijana. Wowe uri umunyamakuru kumbwira ngo stade aruzuye APR na Rayon ibyo simbizi ngiye nk'umushyushya rugamanye nahageze abaza bari bose ntago nzi na modoka ngira ngo nabazanye mu modokari ngo baraza buzuye imodoka n'abandi bafana barahita baza ndabizi ngewe uruhare rwanjye rureba nisize Amavubi uri kwibana neza uri kumva bimbwira ngo ibya stade ahubwo nkanjye uruhare rwanjye mbaza ngo urabumeze gute muri stade kandi urabibona nambariye gutsinda ngewe ntago nambariye gutsindwa uza uko abameze kose utaza ndemera abumwe je imbaraga z'abantu 5 bose ndazishiraho ndumwe. Kaburimbo tangaza ni ibitego bingaye ikipe y'Amavubi za gutsinda jewe mita ya mbere Amavubi arabatsinze ibitego 3 ku busa yego none tugaruke mita ya kabiri dusoza umuhango wacu duserebure ibibundi ibyo bitego muvuga ngo bine dutsinze na 7 birashoboka Amavubi ku mahoro dufite ubushobozi bwo gutsinda ibitego byinshi kosa twakoze muri Sudani twararibonye hari ibyo dukosora ibyo twakosoye Jimmy Mulisa arahari nawe uriya mutoza nubwo yagiye w'umuzungu ariko yamusigisha ingano ubu Mulisa niwe mutoza mukuru nawe agomba kwerekana ko nawe ari umunyarwanda ushoboye abanyarwanda turashoboye kandi turatsinda ino match ibitego byinshi dufite ubushobozi bwo gutsinda hanjye kaburimbo cangirange kari bateri coopération aronde président Salomon Amavubi twagurutse dukupita byinshi cyane yes Rasta wowe uruhare rw'abafana mufite kugira ngo iyi kipe y'igihugu Amavubi muitize umurindi ze gutsinda insinzi nuruhe ruhare rw'abafana nuru yewe nukambwira iby'abafana icyo shaka murare yanjye nakubwiye ngo wayibone ahubwo umutoza ikintu mubwira iyi ni nka finale turekure baro dukine Jimmy Mulisa nawe niba ashaka kwigaragaza natsinda ino match atsinda ibitego byinshi wimvugira abo sinakuvugiyemo tuza preda
uri kumva gahunda yanuka mu by'abafana imbaraga ze nakubwiye ngo muri batanu bataje ijwi ryanjye urarizi umurindi wanjye urawuzi uri kumva ariko gahunda ihari uza utaza cyo shaka na manota 3 ariko ikintu usaba umutoza wacu ambabare reke gufunga arekure baro dukina ntago yafunga iyi ni finali bana dushimisha abanyarwanda iyo u Rwanda rutsinzwe n'abanyarwanda bose barahungabana turakuvuga ngo ufana Rengo ufana APR u Rwanda ruratera n'uterwa guzishima kubera ka APR yatsinze ngo Rayon Sport wapi bana ubu se yafana Rayon pe fana ndabyemera ubu se niro nisize n'amavubi ni ikipe y'igihugu urakoze cyane uri kumva ya uri umunyarwanda fana ikipe y'igihugu ku mutima kandi umubyeyi wa mbere ku matike ibihumbi 10 batanze ku banyeshuri twizere yuko iyi stade iri buze kuzuza Kirago uri umunyeshuri mu myaka 34 afite ngewe ndakwiyamye bisaziye kirago uri umunyeshuri hari abantu bafasha abanyeshuri hari abantu bakunda ikipe bazanzanye nge sindi umunyeshuri ahubwo nutari umunyeshuri ukiri muto yazareba amavubi waje uri umunyeshuri nawe ntago ndi kuri urwo ruhande sa urakoze cyane uzambaza umusaza twagendanye ahantu hose mu magare ahantu n'amasaso cyari kumwe ahubwo dusenga Imana amavubi yacu akubite byinda shwanya gusa u Rwanda rwacu rwa Gasabo tumeze neza turya bonani tumeze neza muzehe wacu Kagame n'abaryoherwa twizere qualification kuri uyu munsi ni itegeko tutayiboneye i Kigali twazayibonera hehe nahandi ni finali akaririmbo k'amavubi dusoza ubundi dukubita twizanira mavubi we mama wararaye amavubi y'iwacu amavubi y'i Rwanda mavubi we mama wararaye mavubi we mama wararaye mavubi we nubona amavubi uyuberereka nubona amavubi uyuberereka nubona abahuri uyuberereka ubona mu Rwanda uyuberereka nkunda abafana bawe mama we batita ku mafaranga yaba amafaranga mama we bafanya amavubi yes sir